bavandimwe muri bino bihe dusohoyemo biragoye ko umuntu arya yambara yishura inzu anywa amata abona ikibanza ariko muri ibyo ngibyo atabanje gushyirwaho ikimenyetso cy'icyaha. None rero mwe mushima ngo Imana yabahaye amaso, ujye ureba ko process byanyuzemo kugira ngo iyo nzu yibone utabanje gushyirwaho ikimenyetso cy'icyaha. So agenti bo mu Rwanda rero bamwe muri mwebwe ba MTN murarangiye Satani arabaroshye, nimutirinda ngo myane kino kintu. Hari ukuntu mu agenti akora aza amabwiriza ya MTN n'amategeko yayo, hari komanda akajya mu agenti agakora, ariko umuntu yaza kubikuza ibihumbi 30 yamenye ko bari bumuca ibihumbi, yamenye ko bari bumukate 600, agahita avuga ngo reka nyiyoherereze, ku buryo rimwe na rimwe iyo MTN bafashe ibahana akanwa ko gutuka Imana, ituka Imana yabwa akanwa kavuga ibikomeye nibyo gutuka Imana, kandi ihabwa kurwanya bera, ihabwa no kubanesha. Noneho rero iyo nyamaswa ku murongo wa 16 twasomye itera boroheje, abakomeye, abimbata, abumudendezo gushyirwaho icyo kimenyetso cy'umubare wayo cyangwa se zina ryayo, kandi itegeka bose ko atagira umuntu wemererwa gutunda, kugura cyangwa kugurisha kiretse umuntu ufite iyo nyamaswa. Ndagira inyigisho z'ibinyoma ziri ahantu hatandukanye. Nimba hari abanzi Imana ifite ku isi, ntabwo ari M23, ntabwo abanzi Imana ifite ku isi ari imitwe y'iterabwoba nkuko tubyumva mu maradiyo, ntabwo abanzi Imana ifite ku isi ari Satani. Abanzi Imana ifite ku isi nabigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, abavuga butumwa b'ibinyoma, bigisha bakebaguke bakubi, bigisha banonera cyangwa se borosora borosa ntiborosore, badapyipyinyura ibisebe by'abantu b'Imana kugira ngo bikire, ahubwo bagenda babitwikira. Bafite gukira ko mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, bikakaza, birarira, indashima, abanyarugomo, baharabikana, kunako nongeyeho, baharabikana, batukana, badakundana babo, batuzura, ibyigenge, abanyarugomo, abagome, abasambanyi, abatinganyi. Donc mu gihe cy'imperuka hazaza ibihe bikomeye cyane. Ibyo rero birushya ntabwo bizasora ku biti, uretse ko byibya. Hari n'ukuntu umukozi w'Imana avuga ngo Imana yanyambitse, Imana yampaye inzu, Imana yampaye amafaranga, ariko yabanje guhanura ibinyoma ngo bamuhereze ya nzu. Yanabanje kwikundisha kuri wa muntu, aramutelefona, abanza kumwereka inzara, aramutakira, arabanza aramusaba, arabanza mwikundishaho, arabanza muhama yerekwa. Donc process byanyuzemo ni ibyaha. Rero biragoye, tugeze mu gihe gikomeye kurya abantu bagiye kujya barya ariko babanje gushyirwaho ikimenyetso cy'ibyaha. Ikindi ugasanga abantu baje kuri aya YouTube bakozeho ivugabutumwa, bakozeho umurimo, ariko nyuma abantu barabahamagaye, barabahanuriye, babasabye amafaranga. Ibyo ni ibimenyetso by'ibyaha biri kubanza. Twongeye kubasuhuza nanone abakunzi bacu b'Umuremyi TV, turabishimiye, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, namwe turabashuje mwese, Imana ibahe umugisha. Ntago tujya twibagirwa bari muri diaspora, namwe muradukurikira, turabibona, kandi mukande subscribe, like, comment ku Umuremyi TV. Turagarutse rero n'umukozi w'Imana, Imana yahaye umugisha, Imana yagiriye neza, mwese turabashuhuje. Ni karibu rero mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Reka dutangiye dusenga Imana, twinjira mu ijambo ry'Imana. Murakoze. Amen. Imana yo mijuru bahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Yego. Imana turagushimye, tugushimiye ko uri Imana yo kwizerwa, uriho kandi wahozeho, mwamuzanahoraho, icyubahiro kibi cyawe ibihe byose. Data twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, tujya kumva ijambo ryawe ryabayeho mbere yuko twe tugera no ku isi, kandi Nyagasani Mana yanjye, isi n'ijuru bizashira ariko ijambo rya ntago rizashira.
ndakunda gusabye kugira ngo uzubane natwe kuko riturusha ubukuru, riturusha imbaraga. Yego. Ndagusabye kugira ngo bene data bagiye kuryumva ubashe kuribasobanurira cyane mu buryo bw'umwuka. Ngwino ubane natwe, udushoboze, wereze umwuka wera mwami, uducishemo, utunyuzemo amagambo y'ubwenge akerewe mu gihe gisa n'iki ngiki. Abantu bazatwumva uko bazaba bangana bose bazagire inyungu bakuramo. Data urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha rero. Tumaze iminsi turimo tuganira ku Muremyi TV. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero tugiye kurana ikindi kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ariko mbona abantu benshi cyane bakunda kurebera Imana mu byo iyo idashaka ko abantu bayireberamo. Abantu barebera Imana mu ngano y'igihagararo cy'umuntu, abandi barebera Imana mu isura y'umuntu, abandi barebera Imana mu mashuri y'umuntu, abandi barebera Imana mu myambaro. Banje kwisegura ku bantu bamaze kubona ibiganiro bigeze muri 3 nicaye hano hantu nambaye gutya kugira ngo mutazanga gukurikira ubutumwa bwiza ngo nuko umuntu yicaye ahantu hamwe cyangwa se yambaye imyambaro imwe gusa, sibyo? Ntabwo ari byo bigaragaza ko Imana iri mu muntu. Amagambo ava mu muntu niyo agaragaza Imana imurimo uko, sibyo? Imana iduhane umugisha. Dusome mu Byahishuwe ibice 13 duhere ku murongo waho, duhera ku murongo wa 5. Haravuzwe ngo ihabwa kanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira kanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Dusimbuke tugere ku murongo waho wa 16. Haravuze ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo mudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Rero ni iri jambo ngira ngo tuganireho. Intumwa Pawulo yandikiye umuhungu we Timoteyo aramubwira ngo umenye yuko mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, bikakaza, birarira, indashima, abanyarugomo, baharabikana, kunako nongeyeho, baharabikana, batukana, badakundana babo, batuzura, ibyigenge, abanyarugomo, abagome, abasambanyi, abatinganyi. Donc mu gihe cy'imperuka hazaza ibihe bikomeye cyane. Ibyo bihe rero birushya ntabwo bizasohora ku biti, uretse ko n'ibiti byamaze gusohorwaho n'ibyo bihe birushya. Imana tabarisi kabisa. Bazasenya n'insengero. Bazasenya n'insengero, bazahiga bari mu byumba by'amasengesho bifungwe, bazahiga bari gusengera mu butayu. Ibyo bihe by'imperuka bizagira ingaruka ku biti, ibiti bitandukanye byo mu misozi itandukanye bizatwikwa, hazabaho inkongi z'imiriro zitandukanye, hazabaho impanuka z'amamodoka, impanuka z'indege mu gihe mu bihe bya mbere ibyo bitabaga biro. Hazazaho ibyorezo bitandukanye, ubushita, hazazaho COVID, hazazamo intambara zikomeye, hazazamo Uburusiya na Ukraine. Ibyo bihe by'imperuka bizaza, kandi ibyo bihe bizaza bishaka ku nyamaswa. Inyamaswa zizicwa, inyamaswa zizarangira, inyamaswa zamarwa ku isi, imyuzure izatwara abantu, imitingito izatwara abantu, ibirunga bizaruka bimara abantu. Mana we, abantu bazaharabikana, abantu umugore n'umugore ku wundi bazasenda, bazatingana, bazashingirwa, amadivorce azaza ari menshi. Uwiteka we, ibizaza mu gihe cy'imperuka n'utubi twinshi n'ibibi byinshi. Rero ibyo byose bizaza bihiga, bishaka, birwanya, birondera umugeni wa Kristo kugira ngo bimwanduze. Rero ibyo bihe by'imperuka bizatuma abantu benshi bagamburura, ariko ijambo ry'Imana rirabaza ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuri hehe. Rero Pawulo yandikira
Timoteyo aramubwira ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza benshi bazagwa bave mu byizerwa, bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'abigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo bashyushye nk'iziko. Rero inyigisho z'ibinyoma ziri ahantu hatandukanye. Nimba hari abanzi Imana ifite ku isi, ntabwo ari M23, ntabwo abanzi Imana ifite ku isi ari imitwe y'iterabwoba nkuko tubyumva mu maradiyo, ntabwo abanzi Imana ifite ku isi ari Satani. Abanzi Imana ifite ku isi ni abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, abavugabutumwa b'ibinyoma, bigisha bakebagukeba kubi, bigisha banonera cyangwa se borosora borosa ntiborosore, badapyipyinyura ibisebe by'abantu b'Imana kugira ngo bikire, ahubwo bagenda babitwikira, bafite gukeba kubi. Rero abo nibo banzi Imana ifite muri bino bihe. None rero dusomye ijambo ry'Imana rivuze ngo, dusomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kitajya gikunda gusomwa, kirimo amabanga, kirimo ubwiru, kirimo ibyago, cyambika ubusa Satani rwose. Kino gitabo cy'Ibyahishuwe ku muntu Imana yagiriye ubuntu ikamuha umwuka wayo wera, iyo agisomye abona Satani yambaye ubusa burundu, imikorere yiwe, amanyanga yiwe, amacenga yiwe, ibitero byiwe byose Imana irabigusobanurira cyangwa se irabiguhishurira. Dusomye ijambo rivuze ngo ihabwa akanwa ko gutuka Imana, ituka Imana, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, kandi ihabwa kurwanya bera, ihabwa no kubanesha. Noneho rero iyo nyamaswa ku murongo wa 16 twasomye itera aboroheje, abakomeye, abimbata, ab'umudendezo gushyirwaho icyo kimenyetso cy'umubare wayo cyangwa se izina ryayo, kandi itegeka bose ko hatagira umuntu wemererwa gutunda, kugura cyangwa kugurisha keretse umuntu ufite iyo nyamaswa. Ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe ryonyine, ntabwo ndibuze gutinda, ni iminota mike cyane rwose pe, kuko buriya ubwira wumva ntabwo avunika. Muri bino bihe dusohoyemo bavandimwe, muri bino bihe dusohoyemo biragoye ko umuntu arya, yambara, yishyura inzu, anywa amata, abona ikibanza, ariko muri ibyo ngibyo atabanje gushyirwaho ikimenyetso cy'icyaha. None rero mwe mushima ngo Imana yabahaye amaso, ujye ureba ko process byanyuzemo kugira ngo iyo nzu yibone, utabanje gushyirwaho ikimenyetso cy'icyaha, swati kubeshya, kwiba, kuriganya. Icyo ni ikimenyetso, icyo ni ikimenyetso cy'icyaha. Aha, noneho rero aba agenti bo mu Rwanda rero, bamwe muri mwebwe ba MTN murarangiye, Satani arabaroshye, nimutirinda ngo myane kino kintu. Hari ukuntu umu agenti akora aza amabwiriza ya MTN n'amategeko yayo, hari komande, akajya mu bu agenti agakora, ariko umuntu yaza kubikuza ibihumbi 30, yamenye ko bari bumuca ibihumbi, yamenye ko bari bumukate 600, agahita avuga ngo reka nyiyoherereze, ku buryo rimwe na rimwe iyo MTN bafashe ibahana, abandi iyo MTN bafashe ibafungira amasimukadi. Ubwo ni ubujura. Igitondo kimwe umuntu akajya avuga ngo ndashima Imana yanteje iteka, yampaye inzu, nakuye inzu mu bu agenti, kumbi afite ikimenyetso cy'ibyaha Satani yamusize, yibye MTN, cyangwa se akajya kwiyohereza kuri kode mu cyimbo cyo kubikuza, ku buryo tunabwira abantu ngo nimutubikurire bisanzwe, umuntu akarakara we. Rero ibyo ni ibyaha, ni ibimenyetso by'ibyaha. Hari n'ukuntu umukozi w'Imana avuga ngo Imana yanyambitse, Imana yampaye inzu, Imana yampaye amafaranga, ariko yabanje guhanura ibinyoma ngo bamuhereze ya nzu. Yanabanje kwikundisha kuri wa muntu, aramutelefona, abanza kumwereka inzara, aramutakira, arabanza aramusaba, arabanza amwikundishaho, arabanza amuhama yerekwa. Donc process byanyuzemo ni ibyaha. Rero biragoye, tugeze mu gihe gikomeye kurya abantu bagiye kujya barya ariko babanje gushyirwaho ikimenyetso cy'ibyaha. Ikindi ugasanga abantu baje kuri aya ma YouTube bakozeho ivugabutumwa, bakozeho umurimo, ariko nyuma abantu barabahamagaye, barabahanuriye, babasabye amafaranga. Ibyo ni ibimenyetso by'ibyaha biri kubanziriza ibyo bari kubona. None rero
mujye mureba nimba imyambaro mwambara wibaze ngo ese mu by'ukuri wibaze ngo ko nambaye izi nkweto mbonye nta byaha nabanje gukora kugira ngo nzibone, nta kimenyetso cya Satani cyangezeho. Ikimenyetso cya Satani cya mbere ni icyaha, kuko biravuze ngo ukora icyaha wese ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ujya uvuga ati ese ko mvuye nkajya kureba runaka, nta kimenyetso cya Satani kindiho, nta cyaha kiri kungendamo kiri kunsunikira kujya kumureba, ko shyize inkono ku ziko nkaba ndiye, nta cyaha nabanje gukora muri bino biryo ndiye. Ese ko ngiye gutura amaturo, nta cyaha nkoze mbere yo gutura ayo maturo? Nta muntu nsize ndiganije, nta muntu nsize nambuye, nta muntu nsize mbeshye. Mbega mu buzima bwa buri munsi murebe ko kino kimenyetso, ntabwo ndi kuvuga ku mubare 666, ni ukuvuga ikimenyetso cy'icyaha abantu bagiye kujya baronka ibintu bitandukanye ariko cyabanje kugira gute kubageraho. Muri iyi minsi rero y'imperuka ndabasabye kugira ngo murebe ukuntu mwitwararika abavandimwe. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Abera Satani agiye kubarwanya abaneshe nibataba amaso. Ntabwo rero mugiye ntabwo dore kiragiye kujya akora, agiye kujya babikamwe ubutunzi bwiwe, agenda zingo ndimo ndajya mu ijoro, ariko ari kugendana ikintu kizamumanura ikuzimu. Kizamumanura hehe? Ikuzimu. Rero Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Sasa ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Imana idutabare. Imana idutabare. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero 5:8. Havuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Aravuze ngo mube maso mukomeze kwirinda ibisindisha, kuko umurezi wanyu azerera nk'intare ashaka ko aconshomera. Ntabwo Satani aziritse. Hari abantu bavuga ngo Yesu yagiye ikuzimu ngo aramuzirika aramutugarika. Oya, Satani ni inzererezi, arazerera. Ntabwo mututse, ariko arazerera. Yabwiye Imana ngo mvuye mu isi kuzerera mu isi no kwitambagiramo. Umurezi wanyu Satani azerera nk'intare ashaka kuwaconshomera. Satani ni ikiremwa cyuzuye ubugome. Bibiri yimwita umugome, Bibiri yimwita ikiyoka cy'imitwe 7. Hayayaya. Bibiri yimwita umwanzi, Bibiri yimwita umurezi wa bene data, Bibiri yimwita umurimbuzi. Ni umurimbuzi, ni umwanzi. Bibiri yimwita umujura. Rero nta kindi kimuzana uretse kwiba iki? Ubugingo. Kwica iki? Ubugingo. Kurimbura iki? Ubugingo. Ariko njyeweho nazanywe kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo, niko Yesu yavuze. Haleluya. Rero Satani yaravuze mu gitabo cyo Kuva 15:9, niba atari 9:15, aravuga ngo umubisha yaravuze ati ndabakurikira mbafatire, mbanyaga iminyago, mbashyikire, nzashingura icumu, inkota mbimaremo agahinda. Bivuze iki? Satani ahiga ubuzima bwawe wowe unkurikiye, mukaza gutegeramo ngo wibe bosi wawe, mu rugo gutegeramo ngo ushwane n'umugore wawe, mu rugo gutegeramo ngo urere abana bawe nabi. Atega abana ngo batumvira ababyeyi, ugasanga umubyeyi abwiye umwana ngo ugere mu rugo 2:00, umwana akakubwira ngo ndahagerera igihe nshakiye. Wayumvise Satani? Biravuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha,
n'ibicumuro mukurikiza wa mwuka utegeka ikirere ari ukorera mu batumvira. Doko Satani arema impamvu, arema strategy zituma umugore atumvira umugabo, umugore atumvira umugore, umwana atumvira umubyeyi, ababosi mu kazi batumvikana. Kuko w'icyakora arateranya, ateranya umugore n'umugabo we, ateranya Imana n'abantu, ateranya abantu n'Imana, akakubwira ngo Imana yatinze kugutabara, Imana yatinze kukugira neza. Ariko ibyo si byo bihembo by'abizera. Ibihembo byacu n'ubugingo nibwo bukwiriye kuduhaza bwonyine, ibindi ni inyongera. Arema impamvu zituma abantu badahuza, kuko niwe muntu wa mbere wananiwe guhuza n'Imana. Muri we ntabwo yemera ibintu byo guhuza, ariko Mana muri we ntabwo ajya yemera ibintu by'amahoro. Muri we ibintu by'ahantu hari uguca bugufiya ntajya abyemera. Iyo Satani ageze mu rugo rurimo Mana we, Imana itabare. Yego tabara. Iyo Satani ageze mu rugo rurimo guhuza biramurakaza, agati njyewe ntabwo ushaka yuko muhuza. Akinjira akadurumbanya ibintu, agasohora umugore, Satani akajya kuburira akaryama. Yabona umugore yahukanye, Satani ati voilà, noneho ndishimye. Akagira mu rugo umwana yumvira umubyeyi, Satani yabona umwana ari kumvira umubyeyi, Satani akarakara ati ibyo kuba umwana ari kumvira umubyeyi simbishaka, akazanamo agasuzuguro, abana bakaba ibyigenge. Akagira mu itorero yasanga harimo ubumwe, ati bisi. Doko ni umwanzi w'ibyiza, ahari ibyiza hose araharwanya. Nujya ubona mu rugo iwawe harimo amahoro, ujye witegura intambara. Nubona harimo intambara, uzirwane witegure kunesha. Kubera iki? Ahunahuna, ashakashaka, ahigahiga, agenda ashaka ahantu hari iki, hari amahoro ngo hateze intambara, kuko niwe wa mbere watesha intambara mu ijuru. Ikindi, iyo abonye umuntu ufitanye n'Imana ubusabane, agerageza ukuntu amwanduza. Muri Satani iyo abonye umuntu ufitanye n'Imana umubano muzima, agerageza ukuntu atandukanye umubano w'umuntu n'Imana, akakugabaho ibitero. Satani muri we nta mbabazi agira. Urugero, iyo umubwiye ngo akirambikire ino telefone arayimena nuko ateye. Iyo umubwiye ngo ndindira uno mwana aramwica. Uramutse uhuye na Satani mu nzira akakubwira ati ndakwinginze mbabarira, arakubwira ati unsabye imbabazi, ati sawa, azamura inkota akagusaturamo kabiri. N'ubwiye ati ndakwinginze ngaburira, akumaza iminsi 3 atarakugaburira. Muri we nta mbabazi akeneye, ntashaka no kuzigira. Ni umugome, yuzuye ubugome, yuzuye ubwicanyi. Iyo umubwiye ngo ndashaka kuzari, ndashaka ntarasambana, wagufata ku ngufu. Doko muri Satani ni umugome by'ubugome gusa, yuzuye ubugome. Rero azerera ashaka aconshomera bamwe. Niba mwarumvise ubutumwa natambukije bw'amabariyeri, aconshomera bamwe kugira ngo badashyira mu bikorwa icy'ijambo ry'Imana risaba, kuko azi ngo nibaramuka bapfuye batarabikora azabajyana ikuzimu, azabarya, azabisasira, azabayongobeza. Abo nabo yisasira. Hari n'ababwira ngo tutwango ni inyongobeza bugingo. Nta kibazo. Ndaje mbabwire Satani yageze mu Rwanda mu madini, mu bihe biri imbere muraje muyibone. None rero muri ibyo byose Yesu yaradusabye ngo nidusenga tuvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Hepfo aravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Yesu azi ko ibyitwoshya bibaho, ahubwo dukize umubi. Nubwo bimeze bityo, ijambo riravuze ngo nimurwanye Satani azabahunga. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje kuko wabanye natwe, waturinze, turindira umubiri n'ubugingo. None Data, twumvishe ijambo ryawe Mwami, turashoje kuvuga. Ndagusabye kugira ngo bose babyumvishe, ubakomeze, ubashoboze, ubahereze imbaraga n'ubushobozi. Umugisha abantu bose mu izina ry'umwami wacu Yesu turakoze. Amen.